nkatwe nk'abaturage twe twiyemeje yuko ahubwo nibavuga ngo bagiye kumusenye banza n'uwavutse n'ukivuka ku kanya twese turafata amabuye turatera n'amabuye abari kumusenyera. Ubu njyewe ntukureba uyu mukobwa baramutse basenye inzu nanjye ahubwo napfa nkimanika mu mugozi. Ijambo ryanje niri birababaje cyane iyi nzira ramutse igiye hasi nahita amenya ko nta buyobozi dufite kuba ko nahita amana ko isi yaturangiriye. Nako yaba yari muzanye bwo yaraje kurako bamusuka mu bwo buvumo bwo bwinda kunje narangiye ibyaha ko nawe wagira sinzira nubwo yise sinzi byo perezida yavuze ngo abize ndabwenge bya ari amasaha nje ndi kubona sinzi nta nubwo buvumo bwo ese ubuvumo ni iki ninda yanda yatunaniye. Gitifu umurenge wa Musanze ntaca tumariye mu duhundi muyobozi dushaka musha ntawe tumushaka. Njyewe nuko yinsenyera aho nkaguma mu nzu n'ubundi narapfuye nanyuze mu bikomeye nahuye n'urupfu rwinshi ritafari ntabwo ari ryo ryantera ubwoba. Njyewe nitwa Donatira Mukaruhunga. Ubwo rero njyewe ntuye mu kagari ka Cyabagarura akaba ntuye umudugudu wacu ari Rugeyo. Naje kuyu mudamu ari kubaka hano akambwira ati yakoze impanuka nsanzwe nkoreraga uwo bakoranye impanuka warapfawe yarasiga. Amaze gusigara akajambwa ati uramfasha akazi niyo mpamvu yarari kubakisha hano. Kambwira ati uramfasha umwana niba agiye guteka nkamufasha ariko njyewe nka saa 12 ndatahaga. Saa 12 z'umugoroba rero ntabwo nari nagatashe umugabo araza ngo niko ngusohoka. Umudamu amaze gusohoka amutambikana hari hepfo inyuma amaze kumusohoka nango guma hango ntiwinjire mu nzu atuma abantu ngo nibazana umwana yaramaze kumuhagira avuga ati sindazi barasana umwana atambaye ngo bamuzana hano hanze abaturage babari hari avuga bati uwo mwana nibamusubize mu nzu atarwa. Nuko bamushubije mu nzu uwo mugabo aravuga ngo nubwo bamushubije mu nzu ngo uyu mugore ntasubira mu nzu ngo aganama yerengo nta bugwaye afite. Umugore akamubwira ati naremaye ukuguru mutako harimo ibyuma ntago ngenda gasimpagarara ngo icaraho. Nuko yamwicaje niba yamukwe nka samoye ari mu mbeho asanga umwana we nuko yabayeho barata. Aravuga ngo agiye kuzana abanyururu ngo baze gusenya. Umwana yakumwe n'umukobwa babana umuraza niwe wari uri mu nzu nani uwo mukobwa bakwakura ngo sohokana uwo mwana ngo uyu mudamu ntago arasubira mu nzu. Ntago bikwiye kubera umudamu yubakishije inzu irinda kuzura iva mu fondation mu madirisha none baje ikinze ngo sohoka ngo ntabwo urayinjiramo. Twebwe ikibazo dufite turi abaturage tukuvuga tuti inzu yatangiye mu fondation bari kureba igera hejuru barayisakara none yirimo ari guteka ari kugira ute bavuge ngo baje gusenya inzu. Nico kibazo abaturage bafite. Abaturage turi gusaba abantu bari kuza baraza gusenyera abantu nk'umuntu uri mu nzu yiruzuye ngo nasohokaje hanze anaragwaye afite umwana amaze kuhagira ngo sohokuje hanze. Aje hanze aje he haraho kuba bari bamweretse kandi arwaye. Mbere na mbere nge nitwa Ngirero Gaspard utuye muri Cyabagarura umudugudu ni Gaturo umurenge wa Musanze. Yego icyo ndi kubona uyu mudamu rwose kuko yaramugaye kuva yari afite amikoro kwiyubakira iyi nzu nta na leta imufashije kandi no muri marugwe ndabona ko kugira ngo leta nta murimo yamuhaye nta yamwubakiye inzu none umuntu afite ubushobozi ashoboye kwirundarundira akazu. Ubwo rero akarengane kahari nuko leta ivuga ngo ifasha abantu ariko yabona barifashije ikaza kubasenyera. Ndabona ko abayobozi bari guhohotera abaturage kuko nta kuntu umuturage azirwanaho kandi perezida wa Repubulika avuga ko umuturage wirwanyeho rwose abafishe n'igihugu. By'iryo hohoterwa ukuntu byifashe nanjye uko bababwiye nanjye niko nabyumvishe ariko bitewe nuko uyu mumama hano ngaha yubatse aha ngaha nyine uko byifashe ntago yifashije sibyo abonye uburyo agomba kwirundira akazu gutya nk'uko namwe mubibona arangije ubwo nk'abayobozi
nibo bari kumusubiza hasi aho kugira ngo mumufashe nk'abayobozi sibyo nibyo nababwira ibyo ntababwira ni uko mwanamufasha icyo adashoboye nawe urabona ukuntu abamama hariya sibyo abamama hariya bagira gutya bakamufasha yego niba bamufashije bitewe n'impanuka yahuye nayo impanuka yahuye nayo yacitse urupfu yari afite umwana mu nda ubwo ni urusoro niko twabivuga kuba yari amufite mu nda akavuka sibyo akavuka ndakeka yuko ari uriya bahetse akavuka kuba yaravutse akavukira mu bitaro ayo niyo mahirwe nk'igihugu dufite. Hanyuma rero musore wenda twagize amahirwe nk'uko mwabitubwiye bamusohoye nijoro bashaka kumuraza hanze ariko kugeza ubu ngubu inzu ntabwo irasenywa. Urashyigikiwe ko inzu isenywa cyangwa uri kurwanya ko inzu yasenywa? Nkanjye ndi umuyobozi ntabwo inzu nayisenya. Nje nitwa Donatilla Nyirasafari. Yego. Abantu hano muri Gaturo. Ariko nkanje w'umuturage nakuba ko inzu itasenywa ukurikiye kuri amukobwa yababaye akava mu bapfu imodoka yabagonze afite n'imitwaro ntivemo kubera Imana akajarira mu bitaro bari mw'ibyo byuma bamushizemo imisumari mu matako. Je ndi umuturage kwisa hano mva ko atasenyerwa kuko ntiyishoboye. Ariko gitifu yavuze ngo ko ari kwirwaza. Uwo ngo ahubwo wagira ngo ni watereje imodoka ngo mugoje. Ay Mana we. Ye umva muri afite imisumari mu matako. Nishatumye umwana adapfira mu nda nuko imodoka itakoze kwiyonda ahubwo igahera amatako. Nubu mumusohore mu muremure ukuntu ameze. Nta kabumbe bumbe. Ubu nje ntukureba. Uyu mukobwa baramutse basenye inzu. Nanje ahubwo nafa nkimanika mu mugozi. Ijambo ryanje niri. Yavuze ngo ari kwirwaza ari gutengura byageze n'igihe amusaba imbabazi ati buretse wenda nje mu nzu. Igitifu aravuga ngo amufata n'imbago ngo ari kuri kwirwaza. None arayimwaka. Nashatse kugira wenda ngo nse nabonye abadoso nabasi buriya navuga iki. Azana n'abafundi ngo baze kuyisenya baramubwira bati rwose twaje tuzi byo kubaka twakubaka ariko gusenya nto birimo. Nibyo arahita avuga ngo arazana abanyururu. Ariko nje ndi nk'umuturage iyi nzu nto bamusenyera rwose. Hanyuma umukecuru yavuze ngo aho kugira ngo bayisenye yakwimanika. Si we uri kubona atari kumwongerera ibibazo yaragezemo. Urasaba iki rero? Ndasaba rwose ko batamusenya ndi nk'aho turi abaturage. Ni amazina yanjye banyita Mukamusoni Claudette nkaba nanjye ndi umuturage wa hano muri uyu mudugudu dutuyemo umudugudu wa Gaturo. Ubwo rero ikintu ngiye navuga kuri iki kibazo cy'uyu mubyeyi ntago twishimiye ko uyu mubyeyi bamusenye kuko ibyamubayeho nta muntu n'umwe utabizi. Yavuye mu rupfu aruvamo afite inda ndumva ari nko mu mezi nk'atatu. Ubwo rero niba Imana yaramurinze muri icyo gihe yahuye n'icyo kibazo ntago ubu ngubu ubuyobozi ari bwo bwaza bukamushyira hasi. Ni ukuri natwe nk'abaturage turi hano turamuzi ni ikimuga kiri mu nzu yikoreye itako ryose yikoreye imisumari yabaye mu bitaro igihe kinini. Nkatwe nk'abaturage twe twiyemeje yuko ahubwo nibavuga ngo bagiye kumusenye banza n'uwavutse n'ukivuka ku kanya twese turafata amabuye turatera n'amabuye abari kumusenyera batujyane twese. Yubatse mu buryo butemewe n'amategeko se fondasiyo ntiyari ihari none se byarinze bigera hejuru basakara ubwo buyobozi ntago bwari buhari. Ari nabyo muzehe atubwira umukuru w'igihugu wacu Paul Kagame umubyeyi utureberera twese none ko ari byo ahora babwira n'ejo bundi yababwiye ati ibyo byose bijya kuba mudahari. Ese inzu yubatswe bo bari hehe? Twese ntago tubishyigikiye ko uyu mubyeyi bamusenyera. Ugihuraho imbere ye ntihari abantu imbere hano ntihari abantu aba ntibahatuye aba basaza ntibahatuye. Iyi nzu ntonakwemera ko bayisenya kubera uyu mudamu rwose pe ntoyishoboye. Muri kureba ukuntu ameze rwose ntoyishoboye ntawabishigikiye. Ariko ngo yaje gutura ahantu mu gihuru. Mu gihuru ngo nta bantu bahatuye. Abantu barahatuye nta kibazo harimo n'abandi. Nje nitwaye Clementine abangaba n'abafamiliye banje. Ikibazo baba bafitanye ntacizwe mu muryango. Bwaba ari n'ubugome yaba mukoreye guhangara noneho akavuga ngo ari kwigirishwa. Mubyara we ari we muramukazi wabo. Twamuhambye uri ari mu bitaro se hashika.
sinibaza impamvu yavuga ngo ari kwigirishwa abizi neza ahubwo we niba hari icyo yaba yaramukoreye azakijane mu miryango y'iwabo ariko atere kugikora akageni azi ikibazo cyo yagize. Ese usibye gitifu w'umurenge hari abandi bayobozi bashaka gusenya iyi nyubako? Nta bandi tuzi kuko ni nawe wamuteye n'umugoroba ngo aramubwira aramusohora hanze amwicisha n'imbeho anabwira bari bahari ngo nibamwakimbago ngo ari kubyikora kandi nta bwabo umudugudu kuva Nyamata yagiriye impanuka kugera hano i Musanze nta utazi ikibazo bagize. Nawe yaba ari kucirengagiza afite ikibazo kimuri mu mutima kuko tutamenye biri mu mutima. Ni nko kumusonga utabitekereza ninde utabitekereza ko ari kumusonga ni Muko ngo ari kumusonga gute nyine tubwira ese umuntu yaba ameze ucuka musenya bose bamusenyera ariko ngo yubatse ahantu hatemewe kubakwa no se barubakaga no se ni wowe wubatse ariko ngo yubatse nijoro hayo urabizi ntago byemewe yubakaga kumana yubakaga kumana none urifuza ikirero dusoza nibamureka imeze yipfire nabo bose umuntu umeze uca bajya kumusenya bareka yipfire nari bari mpagaze hariya byatangiye bitereye tubwira yaje nasanze mwatsi imbago afata akaboko abindurira inyuma ngo ari kwigirishwa koko urabona byari nk'umuturage umugaturo kaburera umudugudu wa Ntuza wa Gaturo yego birababaje cyane iyi nzira mutse igiye hasi nahita menya ko nta buyobozi dufite kuba ko nahita mbona ko isi yaturangiriyeho umuntu nk'uyu ubuzima afite ntabwo ari bwo kumusonga ahubwo nibamufashe kugira ngo bamusenyere ahubwo bamufashe ahagereje bagacumbukura kuvuga turi kubona ko ari akarengane ahubwo ashobora kuba ari ibintu hari byo mu muryango akaba ari kumugendaho kubera ko n'Akagame ubwe ntabwo yanyurana ngo avuge ngo nibasenyere umuturage udafite ubushobozi wirundarundiye kano karuri bakurikirane barebe ikintu baba bari gupfa. Urabona inzu yavuye mu fondasiyo iri ku muhanda barayibonaga none inzu igeze hano hejuru ngo bagire uture kandi uyu ni umwana mutoya pe ngo yubakaga nijoro ni ku manywa Nyaruhanga uyu ni umwana mutoya ubwo njye nkurikiye ndi kubona hari ikintu ari gupfa niyo muntu kumwirukankaho uri kuja no kubaka n'umusarane bakakwirukankaho utanga amafaranga kandi nta bushobozi umuntu afite burase ubwo si ruswa ni ruswa ese hari umuntu uzi wubatse kubera ko yatanze ruswa cyangwa hari umuntu uzi ko basenye kubera ko atatanze ruswa none se uri kubona ko uyu nguyu icyari kuzira ni ikiburiye cyari kuzira twe turi gukura nk'abaturage tukabona ko yagiye kubaka nta kintu ahereje uwo muyobozi kumwirukankaho. Ikibazo cya ruswa ubundi ugereranyije kubera ko inzu yatangiriye muri fondasiyo ubuyobozi bubizi kuko niyo bwaba butabizi ntago habura umuyobozi n'umwe uhanyura hari abayobozi benshi bakunze kuhanyura bagiye nko ku murenge ubwo rero kubona inzu yaruzuye bakayisakara bakaba ari bwo ari kuvuga ngo bagiye kwishyira hasi baba barabahagaritse itari yagera hejuru ubwo rero ndi kumva ko ari akarengane cyangwa akaba ari uko nta mafaranga yabahaye yo kugira ngo yubake nyine babizi bose ndi kumva ari ibyo ngibyo yaba yazize njye ndi kubona akarengane kari hano iyi fondasiyo ni mu bafundi bayubatse ninje wa mbere na mbere nta muyobozi wigeze kugera hano ngo ahagarike abafundi twubatse fondasiyo turayirangiza tumaye kurirangiza nk'ejo dushira amatafari turubaka twitonze nta muyobozi twigeze kubona n'ubu ngubu ariko biyenze inzu imaze gusakarwa inzu irimo umuntu abayobozi baraza ngo baje kuyisenya ndabona rero utaragaritse umuntu kare ibikoresho amaze gutanga amusenya inzu ubu ngubu yaba amwiciye ibintu byinshi iyo amuhagarika kare ibikoresho yatanzeho mbere na mbere inzu igitangira kiba yarabihagaritse wenda akajya kwiyubakira ahantu ariko nta kuntu inzu yaba isakaye irimo n'abantu ngo bayisenye ndumva ari akarengane k'uyu muturage waje hano gutura hano leta zarebe ibikorwa yatakaje byose ibimwishure inamwereke n'ahantu yubaka ibikoresho byose uyu muturage yatanze yirwanaho n'ibimusubiza irabimusubiza kandi mwubaka indi nzu
imwereke n'ahantu yubaka, niho nabona ko ibyo bintu byose byasobanuka. Kuko umuturage yibakiye inzu, nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira ngo ayisenye kandi inzu yaruzuye irimo n'abantu. Nyine iyo mpamvu yaje amasaha y'akazi yarangiye, yaraje gushaka iki? Yarazaniye umurwayi igikoma, yarazaniye umurwayi isabune, yaraje kumara iki? Muganga yaramwoje ngo aje kumusuzuma. Hari impamvu yari muzanye. Tubwire mukecuru, urakeka ngo hari impamvu yaba yari muzanye? Impamvu yaba yari muzanye bwo yaraje kureba ko bamusukamo ubwo buvumo bwo bw'inda. Ngo yaje amasaha y'akazi yarangiye. Yaje saa 11 no kumwe n'abadaso babiri. Saa 11 araza, imodoka arayiparika, araza anyura habwije, akimara kugira azana abafundi ngo ni musenye, baramubwira bati abafundi baranga. Ese utekereza ko ari iyihe mpamvu yatumye amasaha y'akazi yarangiye? Ibyaha ko nawe wagira sinzira, nubwo yise sinzi ibyo perezida yavuze ngo abize, ntabwo njye barya ari amasaha njye ndi kubona sinzi, nta nubwo buvumo bwabo. Ese ubuvumo ni iki? Nyinda yanda yatunaniye, wese kubona atari ikintu cyakiyebe giteye amatsikwe. Imodoka ntabwo yayizanye hano, kubona ko hari ikiraro. Imodoka yasa yishe ari hirya hepfo y'ikiraro, hari hepfo no yayisize, azana amaguru n'abadaso yari kumwe nabo. Yaraje gushaka iki? Ese tubwire yaraje gushaka ngo icyo ashira mu buvumo? Yaraje gushaka amafaranga. Abwo uyu nguyu mu bigaragara nuko adashoboye agira amafaranga yamuha, ibyo byose ntabwo baba biri kuba. Gitifu umurenge wa Musanze ntacyo atumariye, kubera yuko yaje gusenyesha umuntu saa 11 n'igice, amasaha y'akazi yarangiye, kandi inzu yubatswe ku manywa bari kureba n'amaso, imodoka zigatambuka n'amaso. Ntacyo atumariye, mu duhundi muyobozi dushaka musha, uwo ntawe tumushaka. Mazina yanjye nitwa Mushimana Vestine. Nakoze impanuka mu itako ryanjye, harimo ibintu by'ibyuma. Iyi nzu mubona mu dufaranga bampaye kuri asiranse, wumva ko nakoze impanuka ntabwo nari nkibasha gukora ngo mbone amafaranga y'inzu, narakodeshaga ngakora. Ariko ubu ngubu kubera ko ubumuga nta bushobozi bwo kubona nabona amafaranga y'ikode, ubwo niyo nta mpamvu naje kubaka aha ngaha. Karengane nakorewe rero, n'umugoroba abayobozi baje, Tifu yahageze w'umurenge wa Musanze, araza nari nicaye hanze nimugoroba bwije, arangije arambwira negereye hirya gatoya ngakira nagira ikintu ambwira ngo twembi. Arangije ndahegera, mugenyi yagera numva ari guhamagara ngo baze bayinse ngo basenye inzu. Imbeho icyo gihe yari nimugoroba ko muganga yantegetse kutajya mu mbeho, ndamwinginga ngo nareke ninjire mu nzu, arabyanga ashyiraho umudaso. Ubwo nibwo abaturage baje barasakuza cyane, ubwo barafunguye ninjira mu nzu. Akaba ari akarengane bari kunkorera, kandi inzu yubakishije bareba bahanyura buri munsi, nta n'umwe wigeze kwereka abantu. None inzu nyituyemo ngo nubwo bashaka kuza kuyinsenyeraho. Hari amakuru twagiye twumva ko mwaba mufitanye isano. Hari abantu bashobora kwibaza ko wenda hari nk'ikintu wenda mupfa mu muryango, akaba ashaka kwifashisha cyangwa se gukoresha imbaraga ahabwa n'itegeko kugira ngo akurenganye. Ese nta kintu mwaba mupfa? Mwaba koko se muturuka mu muryango umwe? Ndagira ngo tubwire n'isano mufitanye. Isano irahari kuko murumuna we yashatse mubyara wanjye. Urumva iyo sano irahari. Ni ibintu byo mu muryango wenda hari abashaka kundiza ngewe ntazi, kuko hirya hariya mu mudugudu wa Bunge hari abaturage benshi bahatuye. Iyi nzu ntabwo ari yo yonyine ihari, kujya yaza ngo yaje gusenya, ntabanze senyera abandi bose abona nsenyera. Iyi nzu ntari yo yonyine mu mudugudu wa Bunge, abaturage benshi barahatuye. Avuga ko ari akaruri. Ese nkawe wayubatse koko ni akaruri? We ku giti cye, kubera ko ari umuyobozi, bwo we arabona ari akaruri. Bwangira nk'umuntu wayubatse, iyi nzira yamuhagije, ntabwo ari akaruri, nibwo bushobozi bwanjye. Hanyuma rero biravugwa ko zimwe mu mpamvu zituma agiye kugusenyera ari uko wubatse ahantu mu ishyamba, ahantu hadatuye abantu, kandi ngo inzu ukayubaka nijoro. Byo wabivuga iki?
inzu hano ntabwo ari mu ishyamba kuko abantu barahatuye hirya aho tuzi ntabwo ari mu ishyamba. Inzu ntabwo yubatswe nijoro, yubatswe ku manywa. Ahangaha numva nta muriro urahagera wakubaka utabona. Nta muntu wigeze yubaka nijoro, inzu yubatse ku manywa abantu bose bareba. Abaturage bakaniye bavuze bati aho kugira ngo basenye iyi nzu, hari abavuze bati turabatera amabuye, abandi bati turiyahura. Wowe nibaza gusenya iyi nzu urakora iki? Yego ni ukuyinsenyeraho nkaguma mu nzu, n'ubundi narapfuye, nanyuze mu bikomeye, nahuye n'urupfu rwinshi, itafari ntabwo ari ryo ryantera ubwoba. Ariko hari ikintu abaturage banenze kuba gitifu yakubwiye ngo uri kwirwaza, ibyo byo wenda babivugaho iki tugasoza? Yabivuze byababaje abaturage cyane kuko ari kuvuga narigwaje, impanuka twakoze nta muntu utayizi kuri iyi si. Njye ndifuza nk'abanyamakuru ko mwandenganura, uyu mugabo agashaka ikintu anshaka akabivuga neza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'undi asanzwe ari umubyeyi wacu, yandenganura kuri uyu muyobozi rwose sinzi ikintu. Ni umuntu ku giti cye rwose yamuhoteye nimugoroba kuko naraye nicaye akaguru nkamanitse, yamejeje mu mbeho adashaka ko ninjira mu nzu. Ndetse niba hari urundi kintu yaba ashaka ngo nzamuhereze ruswa ngo wenda ngo agire icyo akora, nawe ibindi bintu ashaka rwose ntabwo mbizi. Kandi urabona uburyo meze, nta mafaranga nabona yo kuba nakubaka aho mba ngo mbone ntayo gutanga. Nanjye nibyo nakwibaza, yinze yasakagwa kuri fondasiyo, bagomba kuza bakayisenya itaragera iyo hejuru, baze kuyinsenyeraho. Barabizi bamwe baca hano bagiye ku kazi kabo. Nayubatse ku manywa izuba riva abantu bose bareba. Murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana. Murakoze nawe.